twongeye kubasuhuza rero aho muri hirya no hino ku mpande enye z'igihugu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero hari uburyo bushya mugiye kubona nazanye, ntago mwari mubumenyereye ariko nizeye ko muri bubukunde. Ni uburyo bwiza ngiye kujya mbaha amadocumentary atandukanye kuko ndi kumwe ubu ngubu n'umuvugabutumwa. Murabizi turi mu bihe bitoroshye aho abantu turi kugenda dusaya. Rero ni ukuri pe, dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye ihumure ndetse dukeneye n'ubumenyi bwinshi ku bigendanye na Kristo. Rero reka nere gutinda, hanyuma umuvugabutumwa w'uyu munsi muhe ikaze. Yitwa Rwibutso Samuel. Samuel, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Arakoze unyakiriye kandi namwe ndabasuhuje. Imana ihabwa icyubahiro. Ndababwira ko Imana ibakunda kandi nanjye ndabakunda kuko uwabyawe n'Imana wese akunda bagenzi be kandi turabana n'Imana. Amazina yanjye bayababwiye, nitwa Rwibutso Samuel. Ndi umuturage w'u Rwanda cyangwa se umunyarwanda utuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Akaba ari nge tugiye kujya tubana mu byigisho bitandukanye, ndetse by'umwihariko tuzagira ibihe byo gucukumbura, dukora ibyegeranyo ku bitabo bitandukanye by'amateka kugira ngo turusheho kumenya inkomoko z'imyizerere itandukanye. Waba uri umukristo, waba uri umuyisilamu, waba uri umuhindu, waba uri umubudiste cyangwa abandi, tuzagira igihe cyo gucukumbura mu bitabo bitandukanye maze tumenye amateka, tube abahanga kandi tunasaruremo isoko y'ubugingo, kuko twemera ko tugomba kubona ubugingo bukomotse ku Mana yaturemye. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero turatangira ku cyegeranyo kijyanye n'igitabo kimwe tuzajya dukoresha muri ibi byigisho tuzaba turi gukora. Murakoze. Ni igitabo gitangaje, ni igitabo cy'interamatsiko, ni igitabo cy'iterabwoba kuri bamwe, ariko ni igitabo cy'ihumure ku bandi. Ushobora guhita wumva ugize amatsiko yacyo. Benshi bagifata nk'igitabo cy'amayobera, benshi bagifata nk'igitabo kitasobanuka. Yewe bamwe iyo ubabajije bimwe mu byanditse muri icyo gitabo bari kukubwira, bakubwira ko ari amayobera matagatifu. Amayobera matagatifu bisa n'ibishekeje, tuzabireba. Ni igitabo cyabonetse mu myaka isaga 1500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Kikaba ari igitabo cyanditswe n'umwe mu bari abasirikare bakomeye mu bwami bw'abami bwa Misiri ya kera cyangwa Egiputa ya kera. Egiputa ni ubwami bwabayeho burakomera, bushinga imizi, butegeka isi yose. Yari empire ikomeye. Uwo muntu cyangwa uwo musirikare yitwaga Moses. Tuzareba amateka ye kuko amateka ye nawe aratangaje. Moses yavutse hagati y'Abisiraheli cyangwa se Abaheburayi, abakomokaga ku witwa Isiraheli cyangwa Yakobo, bo mu rubyaro rwa Abrahamu. Abrahamu akaba ari we sekuru w'Abakristo ndetse n'Abayisilamu. Abayisilamu turi kumwe n'Abakristo, ndagira ngo mutege amatwi tugiye kureba bamwe mu bakomotse kuri Abrahamu. Uwo mugabo rero Moses cyangwa Mose cyangwa Musa nk'uko abenshi bamwita, akaba yaraje kuvuka mu gihe cyari gikomeye, aho ngo abantu bagombaga kuvuka muri icyo gihe bagombaga kwicwa. Yaje kurerwa rero, arererwa mu mazi nk'uko tubibona muri icyo gitabo yanditse, hanyuma kandi nyuma aza kujya kuba ibwami. Igihe yazaga kujya kuba ibwami, yaje guhinduka umwana waho kuko yari yaratoraguwe n'umukobwa w'umwami w'abami wa Egiputa, Farawo. Amateka y'iki gitabo rero atangirira mu butayu bw'Imidiyani, aho uwo
Moses cyangwa Musa cyangwa Mose yari yarahungiye nyuma y'uko yari aje gukora ikosa rya gisirikare akica umuntu agahungira mu butayu bw'Imidiyani. Aho rero niho yandikiye igitabo cya mbere cyitwa igitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu nshobora kuba ngivuze benshi mu mitwe yanyu mugatungurwa. Ni gute igitabo cya Yobu cyaba ari cyo cyanditswe mbere kandi tukaba tutagisanga muri Bibiliya ari icya mbere? Ibyo nabyo wasanga biri muri ya mayobera matagatifu bavuze, cyangwa ntabwo ari amayobera. Turaza kurushaho kubisobanukirwa. Iki gitabo cyitwa Bibiliya aricyo ngiye kubaganirizaho uyu munsi, ni igitabo kibumbiyemo amateka atangaje kandi amateka akomeye. Yewe nshatse navuga ko buri muntu uri aha ku isi ashatse yabonamo ibyerekeranye nawe muri icyo gitabo. Niba ugize ngo ndakubeshya uzagisome uzambwira. Ni igitabo kirimo byinshi cyane ku buryo bigutungura kubona turi mu kinyejana cya 21, ariko ugasanga hari ibintu byinshi byari byaravuzwe cyane. Uribuka igihe nakubwiye cyaba cyarabonetse mu myaka isaga 1500 mbere y'ivuka rya Kristo. Ubu hashize indi myaka 2000 birengaho 24. Urumva ko ari imyaka myinshi cyane. Iki gitabo rero gitangirira ahitwa mu itangiriro nyine, nk'igitabo gitangira icyo gitabo. Ubundi kiratangaje iki gitabo. Ni igitabo ariko kikaba kirimo n'ibindi bitabo. Wasanga nabyo tuza kubyita amayobera, ariko ntabwo ari amayobera. Impamvu cyitwa ko ari igitabo kandi kikaba kirimo ibindi bitabo nuko ari message zitandukanye zagiye zandikwa n'abantu batandukanye. Ni igitabo cyanditswe n'abasirikare nk'uko nakubwiye uwo witwa Musa, ariko igitangaje ntabwo ari we wanditse icyo gitabo wenyine. Hari n'abandi bantu bakomeye banditse muri icyo gitabo. Hari umwami tuzarebaho witwa Nebukadinezari. Niba warize amateka wahita umwibuka. Nebukadinezari yari umwami w'ubwami bwa Babuloni. Babuloni nabwo bwabaye ubwami bwategekaga isi yose, bwari bwaraje ari ubwami bwa gatatu, bwari bwarahiritse ubwami bwa Ashuri. Ashuri kandi nawe yari yarahiritse ubwami bwa Egiputa. Egiputa cyangwa Misiri ariyo yari irimo wa wundi witwa Musa cyangwa Farao. Musa wari waturutse kwa Farao, akaba yari umusirikare wa Farao. Uri kumva rero ko ari igitabo kirimo amakuru agiye asobekeranye. Nari ndimo ndakwibwirira kuri Nebukadinezari, nawe numwe mu banditse icyo gitabo. Nyamara kandi biratangaje ko iki gitabo hari n'abashumba bacyanditse, abarobyi, abanditsi ndetse n'abandi batandukanye. Niba wifuza kuzajya umenya amateka atandukanye, nakurarikira kutazacikwa n'ibi byegeranyo kuko buri ngingo yose tuzayigeraho. Nakurarikira kandi kuzandika muri komenti kugira ngo tuzarusheho kugutegurira icyegeranyo kuri iki gitabo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Iki gitabo ntabwo kirangirira mu gitabo cy'itangiriro nk'uko nabikubwiye. Iki gitabo cy'itangiriro kandi nacyo cyanditswe na Musa. Musa wa wundi wanditse igitabo cya Yobu. Igitabo cy'itangiriro nubwo atari cyo yabonye mbere cyangwa yanditse mbere, kikaba ari cyo cyiza ari icya mbere, biterwa n'iki? Amateka yose y'iki gitabo byakugora kuyabona uramutse udafite iki gitabo cy'itangiriro. Igihe rero waba ugiye kumenya amakuru y'iki gitabo, bigusaba byanga bikunda kwiga icyo gitabo cy'itangiriro. Birashoboka ko ari nayo mpamvu icyo gitabo cyaba cyaragizwe icya mbere, kuko ari itangiriro nyine. Hakurikiraho ikindi gitabo cyo Kuva cyangwa se Yimuka Misiri, kitubwira iby'amateka y'uburyo Abisiraheli cyangwa Abaheburayo bamwe bari barimo na Musa nyine ari nawe wanditse icyo gitabo cyo Kuva ndetse n'icyo gitabo cy'itangiriro ndetse n'ibindi byakurikiyeho. Birumvikana ko umwanditsi yabanje kuduha amakuru agendanye n'inkomoko ye n'ibimwerekeye. Iki gitabo kandi ntabwo ari cyo yanditse gusa. Yanditse ibitabo bisaga 5 byitwa ibitabo by'amategeko. Harimo na cya gitabo kindi cya 6 cyanditswe mbere cyitwa igitabo cya Yobu. Hakurikiraho urukurikirane rw'amateka atangaje y'ibitabo by'amateka. Ni amateka y'ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'ubundi bwami butandukanye bwagiye bubaho. Hakurikiraho ibitabo by'abahanuzi biswe ngo ni abahanuzi banini. Hari n'abandi bahanuzi kandi bakurikiraho bitwa abahanuzi bato. Nyuma y'abo bahanuzi bato haciyeho ngo imyaka myinshi
nta bundi buhanuzi bwongeye gutangwa. Haza kongera kuboneka undi muhanuzi wari waradutse muri bwa bwoko bw'Abisiraheli witwaga Yohana Umubatiza cyangwa Jean Baptiste cyangwa John Baptiste. Ubu rero yaje nawe ngo ari umuhanuzi, akaba ari nawe utangirana n'isezerano rishya. Iki gitabo gifite imigabane ibiri ikomeye. Umugabane wa mbere ni isezerano rikuru cyangwa isezerano rya kera kivuga iby'amateka, kandi hakaba n'umugabane wa kabiri witwa isezerano rishya. Isezerano rishya ritubwira iby'amateka yo kuvuka kwa Yezu Kristo ari mu isi nk'umuntu. Yezu Kristo nk'umuntu, ibyahari nabyo ushobora kubyita amabere matagatifu, ariko nituba hamwe tuzabisobanukirwa. Nakugira inama y'uko uzaba hafi, hanyuma tukarushaho gusobanukirwa. Yezu Kristo ngo yavukiye mu Baheburayo, kandi ari we yari yaraje gukiza. Birangira bamubambye baramwica, hanyuma bamaze kumwica ngo asubira mu ijuru. Amaze gusubira mu ijuru nibwo hasigaye abayoboke bari baramuyobotse. Nyuma y'uko yari amaze gupfa bakavuga ko yasubiye mu ijuru, ari naho tubona itangiriro ry'amadini tubona ubu ngubu ya Gikristo, nubwo ari menshi. Ubu bwinshi bwayo nabwo tuzabuvugaho. Mbese ko ari menshi, yose avuga ukuri cyangwa yose yaba avuga ibinyoma? Byashoboka ko yose yaba avuga ibinyoma cyangwa akaba avuga ukuri. Nuba hafi tuzabireba. Iki gitabo gikubiyemo byinshi ndetse cyadusubiza byinshi. Kiragenda kikagera kure, kikaduha amakuru y'ibyabereye ngo mu ijuru. Mu ijuru ni ahakomotse icyo gitabo. Mu ijuru kandi ni ahakomotse Yezu Kristo abenshi bafata nka Mesiya wabo, nk'umucunguzi wabo, ndetse Abayisilamu nabo nubwo batamwemera nka Mesiya wabo, ariko bamufata nk'umuhanuzi Nabii Isa. Birumvikana rero yuko iki gitabo ubishaka cyangwa utabishaka ukeneye kukimenya. Niba ukeneye kukimenya rero, nakugira inama yo gusasa karago, maze tugashyiraho utubero, tukicara tugasoma, tugasobanukirwa, tugacukumbura. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mwakigezweho na Urwibutso Samuel. Mu mugabane wa kabiri w'iki kiganiro tuzatangira gucukumbura twimbitse. Iyi yari incamake kuri icyo kiganiro. Ikirangirira mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe, aho batubwira indunduro y'uko ibitubona bizagenda. Mbese koko bizabaho? Hazabaho indunduro? Reka tuzabirebe. Murakoze cyane.